Nongeye kubasuhuza kandi nabashimira abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho, turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza. Bityo rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Rero mu minsi ishize ngira ngo nabohererejeho akantu kagaragaza yuko nari nagiye ku Gisenyi nkeneye kugigoma, ariko nyine ntibyaje kunkundira. Aravuze ngo kujyayo ngo ni passport, nsanga abandi bari babemereye, ubwo nyine ntibyankundira. Ariko mu kugira ka kababaro kuko ntagiye, naje guhabwa imizi na rurema ndetse n'Imana. Tugiye kureba muri ibi ngibi nahawe, katwumve icyo bivuga. Rero ndabona abantu bishimiye gufatwa kwa Goma, ariko kuriya gufatwa kwa Goma, kuriya gufatwa kubitse ubwiru bwinshi. Urugero, nubona u Rwanda rubijemo, burya haba harimo impamvu yabiteye. Ngira ngo mwibuke ko M23 ya mbere bafata Goma bari abanyamurenge gusa, batagira ubwoko, ariko icyo bubaha mu rurimi rwabo ni icyiswe Imana, kandi kizi ubwoko bwabo. Ari nayo mpamvu bakundaga kwivugira ngo Imana ni nziza. Urumva ko Imana nayo yari izi inziza z'abazima bo mu mizi bima ingoma. Rero Imana yari ibazi ko bakomoka mu bikomangoma, ahubwo bagambaniye ingoma. Rero niyo mpamvu yabarekeye urwo rurimi ruyivuga gusa, ibambura kongera kumenya iwabo aho bari bavuye, ibambura kongera kumenya iwabo. Kubikinyakwanda baguka, noneho ibita ngo abikinyamurenge. Urumva ikinyakwanda, dusubiye inyuma gato, hano twagiraga inkingi y'igihu, noneho bakaba mu kinya, ariko ntibagume hahandi bakanda. Noneho bano bamaze kugambanira ingoma, none Imana ibita abikinyamurenge. Imbibi nzima ziwanyu, noneho imfizi rubibi yabyaraga imbibi nzima, noneho byombi bibajye kure.
kuko mugambaniye iwanyu. Rero mu gihe kiri imbere muzakira imbago z'iwacu mubera, nuko muzatungwe n'inyama z'imbogo zitandukanyije n'inziza z'abazima, bituma inzima z'ijuru zizijya kure, zisigirwa intare. Iry'ikibyaye ijuru ritari buyitabare. Ishungerewe n'uwazanye imbago ku butaka bw'imbibi, zabyawe n'imfizi rubibi, yomatanye n'ijuru. Rero niyo mpamvu uwiswe umunyamurenge agomba gusaba imbabazi ijuru ry'u Rwanda rw'imbibi zabyawe n'imfizi rubibi. Rero abagifite izo nka ijuru rirabashuhuje. Rero abavuga ngo Mungu ni nzuri, ntabwo bazigera babakunda. Abavuga ngo Mungu ni muzuri ntabwo bazigera babakunda, kuko bamaze kumenya ko mutari bamwe. None ngo barimo kubarya. None se ko ari mwe mwabigishije kurya inyama, ko biberaga mu biti bihisha abazima, kandi kuba mu biti ntamenya iby'inyama, kuko atageze ku butaka. Rero abanyekongo ubwoba bwabo barimo gutinya, barimo gutinya abazima. N'ubwa kera, n'ubwa kare, habanjirijwe no hambere, hakurikiraho kera, ubu turi none. Nururi uzaba atarimo kumva ibyo ndimo kuvuga yasobanuza. Ubu turi none. Rero iyo babaga bari mu biti, barunguruka, baravugaga bati Mungu ni muzuri, Mungu ni muzuri, Mungu ni munzuri, kuko bagiraho bataha, bacyuye inziza ziriwe
inziza ziriwe mu nzuri zinyuranyurana munsi y'urwuriro rw'ibiti, munsi y'urwuriro rw'ibiti byacu, munsi y'urwuriro rw'ibiti twihishemo. Noneho nyuma babyita urwuri, ariko n'urwuriro rw'ibiti bahoraga mu biti, bahora bihisha abazima kugira ngo batababona, rero bagahora birira imbuto. Abanyamurenge rero baje igihe bafashaga Nsibura Nyebunga, ese nubasobanuraho gato, nibwo bababwiye bati mumanuke, bati ho y'abazima bari, ati abazima bari hasi aho ngaho, ya mumanuke mwige kurya inyama. Biga rero kurya inyama, bigisha kuhiga. None ubu ngubu inyama ibikoko byashize mu ishyamba, ubu nibo barimo kurya. Ariko ni urwuririro rw'abanyekongo, urwuri n'urwuriro rw'abanyekongo. Rero abagambanyi b'ingoma nibo bababwiye bati mumanuke mu biti, nitwe twafashije, nitwe twazanye na Nsibura Nyebunga, nuko basanga batungwa n'imbuto zo mu biti gusa. Bati imbogo n'izindi nyamaswa zose mujye muzirya, mujye murya inyama zazo, muze duhige. Urumva Abanyamurenge bababwiye ngo nibaze bahige, ntabwo iby'inyama bari babizi. Tuzice ku butaka, tuzinjize mu nda zacu, ariko iz'abazima mutazikoraho, ntitwabakira kuko turabazi. Ntitwabakira kuko turabazi. Amahane yabo, ikimenyimenyi banadutsinze. Igihe Ruganzu yazaga akabatsinda, bona Nsibura Nyebunga yarangiza akirukana abagambanyi ndetse n'abari barigaruriye ingoma. Niyo mpamvu turaha, badutsinze. Niyo mpamvu turaha nk'abafatanyije kugira ngo nk'ako twafatanyije namwe kugira ngo mwigarurire ingoma y'iwacu Rwoga. Rero twarayigambaniye kugira ngo muyibone. Rero niyo mpamvu ubu dufite M23 na Twirwaneho. Urumva mbere yari M23 y'Abanyamurenge, iza kuza gutsindwa muri 2012. Ubu noneho ni M23 ikomoka muri Katanga kwa ba Musinga, aho Musinga yatangiye. None ubu ngubu hari M23 na Twirwaneho. Urumva biciyemo kabiri. Nubwo baza muri M23 ni nko gushoberwa, cyangwa se hano mu Rwanda ni nko gushoberwa, ntabwo badukunda. M23 na Twirwaneho. Rero M23 y'ubu ikomoka
eh, eh, ikomoka M23 y'ubu ikomoka hano muri Katanga mu basigi ba Musinga, yasizeyo ubwo nabaherekeje Musinga. Rero nimubona abanyamurenge bagambanira M23 y'ubu, naho biba biva. Rero basabe imbabazi u Rwanda na M23 ya Katanga M23 ya Katanga bakomokamo bakomoka ku basigi bo kwa Musinga. Rero ibyo nibyo nahawe nkimara kugera muri parikingi, ndimo kureba uburyo barimo gusakwa. Noneho imbere yanjye haje ibinyabubasha bibiri, kimwe kimwe cyahagaraye inyuma ya Kongo, ikindi kimwe cyari gihagarariye Kongo, ikindi gihagarariye u Rwanda. Okay, mugiye mwihanganira imisomyo yanjye. Kimwe cyari gihagarariye Kongo, ikindi gihagarariye u Rwanda. Noneho ikiswe Imana cyavuye mu Kivu, maze kiraza gihagarara inyuma y'abarimo gusakwa, ubwo ni Abakongomani. Nuko gitangira kubabwira ngo nimuvuge iri gara mwihishemo, muvuge iri gara mwihishagamo. Nururi ubwo niringara yababwiraga. Noneho iri gara akaba ari ryo shami bararagamo. Rero noneho Rurema wari uhagarariye abarimo gusaka, ubwo n'abapolisi bacu yari abari inyuma, ati baravuga se iri gara ibyo ko ari iby'abazimu, kandi bakaba bageze ku butaka bw'abazima, ugira ngo barabyumva, bari bubyumve, ugira ngo bari bubyumve, bavuge, ugira ngo bari bubyumve, ugira ngo barabyumva, bavuge ibyo bumva, kuko ndabona waravanzemo n'abaciye nshara. Ururi ndabona waravanzemo n'abaciye nshara, gusa ariko iz'amarembo ziswe iz'amahembe, zirabareba kuko nabazikomokamo. Urumva abo basakaga nabazikomokamo, ni nabo barimo gusaka, ngo basakaze
nabo barimo gusaka babera ngo basakaze ibyo wahishe iwanyu, wowe n'igisekinda cy'ikirumbo cyo karenga impinga, ubwo n'igiseketi cyo karenga impinga, ndimo guhinguka ku mpinga, mbona gihenebera muri ryabuye, ry'iwanyu ku muranzi wa nyamunsi, wagutumiye ngo mufatanye, noneho Imana ihita isubiza Rurema ngo none se njye nawe uvugwa cyane ninde? Rurema ati ni wowe, kuko hakiri imbago wasimbuje imbibi, bitewe na ba nyirazo. Rero mu gihe zitaragaruka, ubwo ni imbibi, mu gihe zitaragaruka turakomeza guhangana nawe kugira ngo utazagarura imipaka yari ihetse imipanga yatumariye abacu, bari bahetse abazakurwanya bose, urabatsemba binatuma tugarura abazima ngo bakurwanye, bituma tugarura abo mu mizi ngo bakurwanye. Erega ujye umenya ko ntawe urwanya ijuru ngo aritsinde. Reka ndekeraho kuvugisha abazimu kandi mpagarariye abazima. Rero ibi ngibi n'ubwiru, ariko mwakabaye mwumva uburemere bw'iby'ijuru riba ribatangariza. Ngeze hariya kuri parikingi Gisenyi, banze yuko njya kureba ingoma zacu ziri hariya Rwoga na Karande hejuru hariya, ibona Goma bayifata isi yose igahurura. Hari icyo bazi kubera ko binjira mu bwiru bwa Illuminati nayo yavomye muri Bermuda mu nyanja Freemason. Urumva ni ukuvuga ngo hari icyo bazi kuri twebwe. Buriya Goma bayiha agaciro kurenza na Kinshasa. Ariko ibyo byose iyo barimo baduhiga, ukabona u Rwanda rw'ubu ngubu ko rwagaruye amahoro, ntibakeneye ayo mahoro. Abagaruye amahoro baririrwa bahigwa, barimo baravugira Gisekedi wishe abantu akabamara akabarya. Hakaba hari abo dufite bamaze imyaka 30 hano badashobora kuba bavuga bati bariya abantu nibatahugu bakavugira uwabirukanye. Urumva ni ukuvuga ngo ni ibintu ijuru riba ridukorera, ariko twebwe ntitumenye ibyo ari byo. Rero ibyo binyabubasha bibiri Imana yahagaze inyuma y'abakongomani barimo gusakwa. Harurema nawe araza aturuka ku butaka, Imana yaturutse mu Kivu. Ibyo binyabubasha ninjye wabirebaga njyenyine bivuga aya magambo. Rero mubaye mushobora kumva ibyo umuntu avuga, reba bariya nk'abanyamerika cyangwa se n'abariya abanyaburayi binjira muri Illuminati bagakurura imbaraga bigatuma bafashwa kubera yuko bakurura imbaraga ziwabo. Ariko none imbaraga ziwanyu kubera ko zasenyutse, batoranyije Kavuna ngo nashobore kugira icyo ababwira, ntabwo mushaka kumwumva. Ubwiru bwanyu murabuhunga kandi murabona burabakorera.
bwabahaye u Rwanda n'ubu buracyabarwanaho n'ubwo isi yose ibanga ariko buracyabarwanaho ntabwo muba mushaka kugira ngo mwumve uko kuri. Ubwo rero ndabashimiye, Nyagasani ajya akomeza agumane namwe. Murakoze cyane.